Ikaze kuri Bugoye TV. Uyu munsi filime twabazaniye benshi ndakeka ko mwayibonye kuko ni filime yaryohotse. Aha ngaha ni filime igaragaza ukuntu abasirikari b'Abashinwa bajya gushaka ndetse bari kuri patrouille bakagenda bagahura na Avatar y'inyabigwi y'icyatsi. Iyo Avatar yarabahemukiye ndetse irabangiriza cyane. Iyi ni filime nziza cyane igaragaza ndetse ikagaragaza ubuzima bwa Avatar mu ishyamba, ndetse hari harimo kapiteni w'umugore ari we ubayoboye. Mugenzi wabo niwe yagiye kwihagarika bategereje baramubura, bohereje umwe muri bo batekereza ko wenda ari ikibazo yaba yagize ajya kumushaka. Nawe agiye kumushaka yagiye amuhamagara, gusa ntibyamuhiriye ko yahita abona mugenzi we, dore ko n'ubundi yamushatse akamubura. Yarakomeje arahamagara ntibyakunda ko yamubona. Yaramuhize dore kuko arahamagara nibwo yaje gusubira inyuma ajya guhereza raporo afande wabo ko yamubuze. Yaje yahumagiye aza ngaho kuko hari ikibazo cyahabaye. Yaraje arababwira bose barakangarana dore ko bari bibereye kuri patrouille, ibyo bintu batari babyiteze ko bahura n'ikibazo mu ishyamba, dore ko Avatar yari imaze imenyereye mu ishyamba, maze igihe irimenyereye batangiye guhiga mugenzi wabo bibaza icyaba cyamubayeho. Baramanutse bose bamanuka mu ishyamba. Avatar nayo yari bategereje ibitegereza kandi bareba, dore ko ari nayo yari nyiri ishyamba. Baragiye barahiga, benshi muri bo basigaye muri iryo shyamba, dore ko n'ubundi bari babarije kuri patrouille ari bake. Barahize, umwe muri bo wari urwaye n'amaso atareba neza aza gutakaza rinete ze, cyaramukuriye kiramutwara kiramujyana. Abari kumwe nawe ntibaje kumenya ngo habaye iki. Baje gutanga raporo ko mugenzi wabo nawe yabuze, babibwira afande wabo yari n'umukobwa, bose barakangarana. Icyasigaye yari amarineti ya mugenzi wabo gusa. Bose bagize ikibazo dore ko batari bazi ikintu kiri kubatwara runononono muri iri shyamba. Benshi muri bo barakangaranye bagira ikibazo ndetse n'ubwoba. Afande wabo ababwira ko bagomba kugenda kandi bakagendera hamwe barindiranye. Umwe muri bo ntiyabyumvaga ko hari ikintu cyaba kibarusha imbaraga muri iri shyamba, dore ko bumvaga ko bafite intwaro zari zihagije mu ishyamba ko bari bagomba kuhacyana umucyo. Afande wabo nawe byamugezeho, yaramanutse gusa mugenzi we aramukurura ntibyamuhira, bamanukana mu mwobo Avatar yari yabatezemo. Bose bagira ikibazo batangira kuraswaho imyambi, umwambi urabahusha ugwa imbere yabo. Baje kubona icyari kiri kubatwara gahoro gahoro baza kukirukangaho, yari Avatar y'icyatsi. Iyi Avatar yari inyabigwi dore ko nawe yegereraga mu ishyamba. Bakomeje kuyirukankaho bayirukankaho kugeza ubwo n'ubundi bari bagiye kuyifata, gusa nanone igakomeza ikabacika. Bagerageje ibishoboka ajya kuyirasa biranga, ntibyamuhira biranga, kurasa biranga. Arasa itabi ryayo arayitega kugira ngo isitare ku iryo tabi, kuko ibyakunze gushaka kuyitega byarakunze, dore ko yari na sniper, niwe ari sniper w'itimu yabo. Avatar yayirukanzeho ajya kureba icyabaye, yayigezeho asanga yaguye igihumure. Agerageje kuyifata iramucika, dore ko yanyereraga cyane, nicyo cyayifashaga kugira ngo icike vuba vuba. Yamuteye umugeri w'inyuma iramucika, kuyirasa biranga, yaragurukaga yari imeze nk'inkende mu ishyamba. Ntibyaje kumukundira, yarayiretse asubira inyuma kujya kureba mugenzi we, ndetse mugenzi wabo yari agize ikibazo. Avatar yari iriho ibitegereza ibareba, ibabwira ko nta n'umwe ufite gucika muri iri shyamba. Babifashe ngaho ari ibintu byoroshye, baza kugenda Avatar inabitegereza ndetse inabareba cyane, dore ko bayicitse batagikira ngo garwe. Baragiye bajya kureba mugenzi wabo ndetse na afande wabo bari baguye mu cyobo. bahageze
bagiye kubakuramo, gusa nabo ntibyabakundiye kuko Avatar yakomeje kubatesha umutwe. Avatar yari ingome kuko yumvaga ko ishyamba ari iryayo nta muntu n'umwe wundi wemerewe kurigeramo. Aba bakomeje kugenda bagira ikibazo bareba hirya no hino, buri wese acungiye mugenzi we. Gusa nanone Avatar yari bageze kure kuko n'uwagendaga yageraga mu mutego Avatar yabateze. Mugenzi wabo wari uri kapiteni yaramukuruye koko yibonera nayo amaso ku yandi, itangira imutera utwatsi. Undi mugenzi we ahita aza arayifata, kandi ayifata neza, bose baba barayicakiye. Barayifashe iyoberwa ibibaye. Gusa nanone nta kibazo na kimwe yari ifite kuko yari izi ko iri iwayo mu matwara yayo mu ishyamba ryayo. Arasa umugozi wa mugenzi we, nta no kumuhambura, ashinga umutwe. Avatar nayo bahita bayisinziriza, dore ko yari imaze kubamaraho bagenzi babo. Baje kureba icyo ari cyo basanga Avatar ni ingore. Yari n'umukobwa mwiza, gusa nanone yarahindutse Avatar. Aha baratunguwe ndetse barumirwa banaraseka. Gusa nanone bari batera blague, bagenzi bari baguye mu cobo, ntabwo bari bazi ngo bari he, ahubwo bisanze mu mwobo utari usanzwe Avatar yari yaracukuye. Bagenzi babo bamaze kuzirika Avatar, baraje baza kureba ngo ni iki cyabaye kuri bagenzi babo, bashaka ukuntu babakuramo, dore ko hari n'umwobo ugeze kure. Kapiteni wabo bari bamubuze batazi aho yagiye. Bari babonye bimwe mu bimenyetso by'iyo Avatar, baragerageje bakoresha ibishoboka kugira ngo bakuremo mugenzi wabo. Baraganira gusa ntibyabahiriye kuko ntabwo bamukuyemo byoroshye. Reka barakomeje baraganira, gusa nanone birabatungura kuko wari wamanutsemo amanukanyemo na kapiteni bari bamubuze. Ari nako na Avatar nayo bari bayikubise yasinziriye, yari aho ngaho. Bari bayifashe barayizirika, basanze ari umukobwa mwiza wari warigize Avatar. Batangiye kumutera inci, gusa nanone ababwira ko aba agomba kurinda bene wabo. Ibi ntabwo byatunguye aba ngaba kuko iryo ryari ishyamba rikunda kugeramo abantu benshi. Baratunguwe ndetse nabo birabababaza, bavuga ko ati se abantu bose bagiye babura, rimwe mwagiye mutuma babura. Gusa nanone umukobwa akababwira ko ari we byose ubikora, kandi akababwira ko aba agomba kubikora arinda bene wabo. Reka mbasabe aho utarakora subscribe kuyikora aha ngaha kuri Bugoyi TV.